yangiriye neza sinzi uko nabivuga yankuye kure misaya y'ibyaha maza mu ubugingo bw'iteka umucyo indirimbo yanjye yari impano zageza utuma mpinduka urugero rwiza guwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite masezerano atabarika yamaye kudakomeza agendera mu dusesero ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero. ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari, solo, bass, acoustic, cymbal, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo, audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 0788871739, 0788871739. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Asante sana haya wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa General Life TV Rwanda. As you know, we are still together with MC Vincent Brown. Nkibisanzwe muri mu kiganiro promoting talent kuri General Life TV Rwanda. Ntabwo rero ndibuze kubivugaho byinshi, reka mbanze nakira umutumirwa wacu abanza twibwire, noneho namara ko twibwira nanjye ndibuze kugaruka mbabwira ngo what's going on. Murakoze cyane, ndabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Mazina yanjye nitwa Uwinkindi Grace, ndi umuririmbyi. Uwinkindi, haryo bw'inkindi ninde? Inkindi bisobanura ikintu cyiza.
ko mbona ufite amasoni nkaho utari, ndabona ugifite amasoni cyane. Yanariye. Kandi ndi tayari. Ariko w'inkindi Grace, harya Grace n'ubuntu. Okay, ubwo buntu wagiriwe na Yesu Kristo ngaho budusangize natwe tugende turushaho nyine kumva iby'umwuka cyangwa umwami Imana yaduteguriye. Yego, murakoze cyane. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga. Mureke twubaha Imana dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye cyane kubera ko wabanye natwe mu gicuku cya nijoro, waturenze, tubera amaso, tubera ku rugamba. None uduhaye igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyiza cyuje ubwuzu. Hari abantu benshi batagira ubuntu bwo kubyuka, ariko twebwe n'abadukurikiranye turagushimye. Tugiye gutarama, twemerera uzutaramane natwe, imbaraga zawe zigaragare hagati muri twebwe. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rigaragare hagati muri twebwe. Ufasha abantu bazumva iki kiganiro, kizageraho kibakura ndetse naho kibageza. Dusenze twizeye Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Reka dutaramane mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi bagiye batandukanye. Turagenda dufata agace gatoya twumva ukuntu Imana igira neza. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga. Yankuye kure nk'isayo y'ibyaha, maza mu bugingo, ubugingo bw'iteka. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, angezeho wese mera ko ndahinduka. Nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, angezeho wese mera ko ndahinduka. Nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarabanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari impano zagezaye, utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Ngahunga inzira nyabagendwa, nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika yampaye. Kudakomeza agendera mu dusesero, ngahunga inzira nyabagendwa, nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benazafu. Nimva mutima ayizanye, mfite ubuhamya bwigendera. Tugiye gutaramana mu ndirimbo ya Vestine na Dorcas. Twagiye rwose, ntugasitara agatsinsino, ndumva urimo uragenda unshyira mu mavuta.
hari ukuntu iyo ndirimbo imfashije cyane ngo nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika. Ubu hari abantu bafite amasezerano atabarika, Imana yabwiye ko izagirira neza ariko bakaba bakigomeje gusaragoringa. Ariko hari akantu mperutse kubona kuri WhatsApp, umuntu umwe ari kuvuga ati bundi impamvu twicaye ku masezerano asa nk'aho ari ay'ibihuri ni ukubera ko tutasobanukiwe ijambo ry'Imana n'iry'umuntu. Ati kubera ko riba riri mu bice bitatu. Hari abahanuzi bagira nyine baba bafite amajambo atatu. Ijambo rya mbere ni irijyanye n'amarangamutima ye. Ijambo rya kabiri ni irijyanye wenda se nuko ashobora kuba kubona. Ijambo rya gatatu ni iryavuzwe n'Uwiteka. Hari abantu rero bavuze amagambo ajyanye n'amarangamutima yabo, cyangwa akakubwira ijambo bitewe n'uko akubona. Abantu bakaba bicaye bazi ko bafite amasezerano kandi ari amahuri. Ubwo rero uravuze uti nkagendera mu gasesero ngenda nsesera nyura inzira z'ubusamo kandi mfite amasezerano atabarika. Twakomeje kwa Vestina na Dorcas. Cyo nabwira abantu, amasezerano y'Imana naho yatinda ntazahera. Nasomye ijambo muri Zaburi rirambwira, Zaburi ya 35, haravuga ngo Uwiteka aburana n'abamburana, rwana n'abandwana, enda ingabo nto nini nuhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara wimira abangenza. Aho uhagaze ikigerageza urimo ntigitume uva ku mwami, inzira zose wanyuramo bikomere cyangwa byorohe uzatabarwa. Nubwo intambara zaza nk'umusubirizo, nabonaga kwambuka ari ihurizo, isoko y'indirimbo yari yarakamye, umurabu ukambwira ko wantereranye. Erega nubwo nakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguye isari. Mana waraje maze unkora ku mboni, urandamira unkura mu isoni. Uri umwami utajya ubura uko agira, ni wowe ujya umanagura amarira, uhora umisha umwanzi atagera. Abakwiringiye bose urabimana, uriyawe n'aya mashimwe n'ayawe. Unkuye mu mwijima unyamara inguma, Yesu we umbambiye ihema. Ubu sinkiri imbata y'ubwoba, umwami ashyize mu mababa. Uburinzi bwe burushije imbaraga, inkubi y'ibindaga. Urongeye unyeretse imbabazi, unyeretse n'ubushobozi.
Asante sana haya wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa General Life TV Rwanda. Watu wengi wanaweza kuwa na ukosefu wa njia lakini Mungu hawezi. Ngira ngo rero murabyumva ko abantu benshi bashobora kubura inzira ariko Imana yo ntijibura inzira, ntijibura no kubigenza. Hari indirimbo najyaga numva ngo gira uko bigenza bikemera. Hari ukuntu Imana ijya igira ukuntu ibigenza bikemera. Imana yo hari ukuntu bajya bavuga mu Giswahili ngo pana hiyari pana njia, nga hari ubushake haba hari n'ubushobozi. Ngira ngo rero tugenda dusatira umusozo, mbere yuko tubwira ibyo uteganyiriza abakunzi bawe, ibyo bifuzaho, ese ubundi uramutse ubonye management byagenda bite? Byaba byiza kurushaho. Nk'igihe hari igihe management gusaba igihe nyine gihagije, ugasanga nyine mbese akenshi na kenshi baragusaba kuba mu ma practice, baragusaba kuba muri performance, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwo mwanya umuntu aramutse akugiriye icyizere akavuga ati numvise uririmba neza umuntu yakomanaginga, wabyemera? Nabyemera cyane. Nk'ubu ngubu ni urugero, uramutse ugize amahirwe yo gukunda ugakundwa, umusore akaza akakubwira ati nje nagukunze, ndashaka gutera ivi cyangwa ndashaka ko wambera umugore, wabyemera cyangwa ntiwabyemera? Iki kibazo kiragoye kandi nanone kiroroshye. Nyine wenda tuvuge ni urugero, umusore arakubonye aragukunze, nk'ubu ngubu nyine ku myaka yawe uriho, arakubwira ati nge ndashaka ko mbera umugore, wabyemera cyangwa ntiwabyemera? Atabangamiye kariyeri yanjye nabyemera. Atabangamiye, mbese agiye kukubera manager, akaba manager w'umubiri n'indirimbo? Atagize icyo mbangamiyeho mu rugendo natangiye nabyemera, kuko intego mfite ni ugukorera Imana. Nyine urumva ashobora kutakubuza gukorera Imana, ariko nanone nyine akakubwira ati nge ndashaka ko mbera umugore, niba ari ukuririmba uzabikomeza, turi kumwe ntacyo bitwaye. Agahita bihagarika se nkazabikomeza turi kumwe? Oya, nubundi wakomeza ugakora nk'uko wakoraga, ariko nyine akakubwira ati ndashaka ko mbera umugore, we wabyemera? Yabanza akampa urugero. Akaguha urugero rw'iki? Kuko ndibaza gushaka ni byiza kandi ni umugisha, ariko nanone nta kubangamira kariyeri y'umuntu ntabwo ari byiza. Oya, atayibangamiye wakakubwira ati we komeza ukora ibyawe, icyo nkeneye ni uko mbera umugore, nge sinkeneye yuko wenda uva mu byo wakoraga, komeza ubikora, ariko nanone ngufite nyine nk'uwanjye. Twabiganira. Icyo nari nshatse kuvuga, hari igihe umuntu abona nka management nka gutyo, nk'ubwo ngubwo ukabona nka management yatangira kugushoramo ibishoro, umusore agahita avuga ati nyamara rero watera ivi. Ibaze nk'ubu ngubu wenda ubonye nka management igahita ikubwira iti tugiye gutangira gukora, wamara gushyira indirimbo hanze wenda unyuze nko kuri televiziyo nka zingaho, umusore agahita avuga ati uriya mwana nabonye kuri televiziyo niwe ugomba kumbera umugore, akaba aragutambukanye. Management ubwo ntabwo ibihombye? Njyewe ntago nzi uko mbyumva aka kanya, ariko wabimenye wabigezemo? Menya nabigezemo, ubu rwose sinzi uko ndi kubyumva, nta gisubizo mfite, naba ngiye kubeshya abanyarwanda. Ngawe tugenda tugana ku musozo, ngaho dutaramire. Reka dutarame. Nizera ko wambaye umubiri, nizera na wa musaraba, jambo w'Imana upfurupfurubi, niwatinda mumva
maze urazuka byose ku bwanjye. Oh haleluya, ntacyo ntandukanya n'urukundo rwawe. Oh haleluya, ntacyo mfumbatura mu biganza byawe. Oh haleluya, haleluya, narakijijwe. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Ati ibibazo byose tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi bwa Yesu Kristo. Ngira ngo nabivuze ko turi kugenda tugana ku musozo. Wamaze kuvuga intumbero yawe ufite, icyo wifuza ku bafanizi bawe ni iki? Icyo nifuzaho badushyigikire. Babashyigikire mu buhe buryo? Babatera inkingi cyangwa bashakisha uburyo babatega nk'amabuye kugira ngo mudahirima? Bajye kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yanyu yitwa ngo iki? Yitwa Grace and Raisa. Aha, uwo Raisa kubera icyo utamuzanye? Biriya azaza ubutaha. Uyu munsi wamukatiye? Ntago namukatiye, ahubwo kubw'impamvu runaka. Si uyu munsi n'undi munsi bashoboye kumbona ndi njyenyine, ntibazabyibazeho, ahubwo bazamubona bakadushyigikira, bagakora subscribe, share and comment. Ndumva ari ibyo. Rega sinzi impamvu mukunda kubica ku ruhande mutabivuga ngo mubisobanure. Umuntu ashobora kugushyigikira aguteye inkunga y'amasengesho, ashobora kuguha iy'ubushobozi, ashobora kuguha mbese iyo navuga ngo aguhaye amafaranga, ashobora kutaguha ubushobozi bw'amafaranga akakubwira ati genda ujye muri studio recording ngiye indirimbo ndayishyura. Producer ashobora kukubwira ati ngwino ukore njyewe nta kibazo. Ibyo ni ibindeba, ngenda ndagukorera ku buntu. Urumva icyo bita supportment cyangwa se ubufasha bari bwinshi. Kubera iki mutinya kubivuga mugakenera ko mufashwa gusa? Ubu ushaka ngo dukore subscribe byonyine ubufasha bube burarangiye? Twebwe turahari kandi n'inganzo zirahari. Umuntu wese wifuza kudushyigikira yanatwandikira kuri nimero ya WhatsApp ibiriho. Bivuze ngo we nta kibazo. Hari igihe njya nkunda kuvuga ngo ntabwo njya nemerera abantu batoya ko
batanga nimero kubera ko baba bakiri abuzukuru ba RIB. Ubwo rero ntago tuba dushinzwe kwamamaza abuzukuru ba RIB, cyakoze tubafasha mu buryo bwo kuzamura impano ariko tutabamamaje. Kubamamaza mvuga no kubagabira buri wese, ako nkawe hurakoze icyakubaho cyose wakirengera wayitanga nta kibazo. Ni 07 nta kibazo. Hari ukuntu abasore ngo kera ngo bajyaga bajya kwaka nimero, noneho yarangiza ngo agashyiramo imibare 2 agashyiramo ngo 07 ngo shyiraho 8 ngo 2 ndayifitiye. Nawe tubwire 07 twagiye 078 096 1225. Ngira ngo barabyumvise ko iyo ngiyo rero iyi ngiyi ntago ari radio ngo birabananira gusubiza inyuma. Mushobora gusubiza inyuma mugafata akanimero ka Grace nyamara yababera uwumugisha. Ariko ntago mvuze ngo muzamuhamagare mushaka nako icyo mvuze, icyo nshatse kuvuga nabaguhamagara ab'umumaro. Nimero dutanze iduhamagariho abantu b'umumaro, kandi buriya ni nimero y'akazi, ntago ari nimero iri rusange, ntago ari zo bose bafite. Atangiye no kuvuga ibitari iby'umumaro nta kibazo twamuboroka, ariko dukeneye abantu b'umumaro. Hari icyo se hari uwanywa kuboroka ngo ko King James ari we waririmbye ngo nturare utarivuze ibyejo bibara bejo, wasanga hari undi umukunda akagutanga karikocora, numubona umuha karabo akigusuhuza umuha kabizo. Ntago abantu bose bagenzwa no kugira ngo n'uwo mwuka wera. Hari n'umuntu ubugenda avuga ati ngenda nshaka kwiteretera, hari n'ubagenda avuga ati buriya natanga n'ikindi gitekerezo niyo cyaba kibi kikangwa cyangwa kikakirwa. Burya dukeneye abantu badushyigikira, kandi muri uru rugendo ibibi n'ibyiza duhura nabyo. Ntago nkubwiye ngo muri comment 20 ngo uzasanga zose zivuga congratulation. Oya, hari n'izo uzasanga zigutuka zikubwira ati wowe jya guhinga ntago ibyo bishoboye. Ariko buriya bisaba kudacika intege. Iyo ucitse intege bigaragara kuri ikirwaye, ariko iyo udacitse intege ugakomeza, ko byagenda kose intego yawe yigeraho. Bivuze ngo rero Grace abamuca intege bose arabaheje, arababwiye ati mwese abo dukeneye ni abantu basezera. Rero ubuse nta n'agashingura cumu ngicumu turishingure neza duhite twikomereza. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Oya, ntiwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Asante sana. Haya wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa General Life TV Rwanda, as I told you, as you know, you know is me who made the conversation which is called the promoting talent. Ku bantu rero baba bafite impano, ku bantu bakeneye kwiga umuziki, gutunganya amajwi n'amashusho, wagana General Life Music School and Art Limited, aho ikorera Kigali Kimironko munsi y'isoko. Umukeneye kubavugisha, uretse ko n'ubundi nyuma y'ikiganiro turahita dushyiraho agapublicité uri buze kumenyeramwe amakuru yose wakenera kumenya. Ariko nanone
ukeneye kubavugisha ni 0782322820 cyangwa 0788717539. Reka rero tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown, mukomeze kugira impagarike mu bugingo. Ciao. Ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika, gana General FM Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri Music School bagiramo gucuranga gitari solo, bass, acoustic, sembari, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi, kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye, nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General FM Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo, aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General FM Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General FM Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura, ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo, audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo, aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General FM Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General FM Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General FTV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 078872173539, 078872173539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Kubuzima bubi bwacu bwabaye ikibazo.